Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose mu mpande enye z'isi. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Inkuru iteye agahinda, Burera umugore yataye umugabo wamuziza ko babyaye umwana ufite ubumuga. Mukomeze mubishyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Umugabo witwa Nkurunziza Jean de Dieu utuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera aravuga ko umugore we yamutanye umwana kuko yari afite ubumuga. Uyu mugabo yabwiye BTN TV dukesha inkuru ko kuri basaba ubuyobozi n'abagira neza kumufasha kwita kuri uwo mwana, dore ko ubushobozi bwamushiranye avuza uwo mwana ndetse n'ubuyobozi yitabaje butagize icyo bumufasha mu myaka 10 uyu mwana amaze avutse. Yagize ati uyu mwana namubyaye afite ikibazo cy'ubumuga, nanjye naza aho cyaturutse, umugore yaramunanye aramunjugunyira. Nagurishije ibyo nari mfite byose kugira ngo mvuze uyu mwana, kugeza ubwo bamuhaye ikarita ariko nta kintu leta yigeze imufasha, kandi numva kuri radio ngo abandi babahaye ibi n'ibi. Nkurikije ibyo numva bakorera abandi naratererana rwose kandi nta bushobozi mfite, n'ikindi kandi uyu mwana arya cyane, mbese arya ibiryo byinshi kandi ntabwo nashobora kubibona, ibyo twarya twese turi hano abirya wenyine yarangiza akarira. Uyu mugabo yasabye abagira neza kumufasha kubona ibitunga uyu mwana, ndetse ko anasaba kugenerwa ubufasha buhabwa abafite ubumuga burimo n'akagare kugira ngo amwiteho. Abaturanyi ba Nkurunziza bavuze ko uyu mwana abayeho ubuzima buteye agahinda, ndetse ko ngo nta buvugizi akorerwa kugeza ubu, ngo nta n'ubwisungane mu kwivuza afite. Ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Cyanika aho banegeye Venansia yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kwita kuri uyu mwana, gusa ko ngo bagiye kumukorera ubuvugizi. Yagize ati yavukanye ubumuga bw'ingingo budakira, ntabwo avuga. Icyo twasaba wenda ni uko yajyanwa i Gatagara kuko umwana ufite ubumuga ntabwo yakora nk'usanzwe. Tuzamukorera ubuvugizi kuko ntabwo twavuga ngo yavurwa agakira, ntabwo byashoboka. Ubwo tubimenye no gukora ubuvugizi turabwira nyirakuru azaze ku murenge. Indi nkuru itugezeho nonaha itangaje kandi ndetse inababaje ni y'abacungagereza batawe muri yombi bazira gusambanya ku ngufu umugore wari ugiye gusura umugabo we. Abacungagereza bo muri gereza ya Thika GK mu ntara ya Kiambu muri Kenya batawe muri yombi bazira gufata ku ngufu umugore w'imyaka 21. Uyu mugore avuga ko yahohotewe ku wa mbere tariki ya 5 Ukwakira ubwo yari agiye gusura umugabo ukora muri icyo kigo. Uyu mugore uvuga ko yahohotewe yavuze ko atuye i Kisii aho bashakanye ahoza akorera, ariko yari yaramutumiye kujya ahitwa Thika aho yimukiye. Ati ku cyumweru umugabo wanjye yanyoreje amafaranga ya bisi anyuze kuri M-Pesa, amadresi zo ku kazi, bukiye nagiye Thika. Avuga ko uyu n'umuhungu ufite umwaka umwe n'igice bageze Thika saa 8 z'amanywa ku wa mbere. Ati ku irembo rikuru rya gereza ya Thika GK nahuye n'abacungagereza babiri, nabamenyesheje ko naje gusura umugabo wanjye, icyo gihe akaba ataritabaga telefone, ndetse nabasaba ko abo barinzi bombi bamfasha kumugeraho. Uyu mugore yavuze ko yicaye abashyitsi bategerereza amasaha agera kuri 2, maze saa 10 z'umugoroba abacungagereza bamubwira ko gushakisha umugabo we ntacyo byagezeho. Muri iryo joro imvura ngo yaraguye cyane, maze umwe mu barinzi ba gereza aramufata we n'umwana we abajyana mu icumbi rya polisi muri icyo kigo. Uwahohotewe yagize ati yari inzu nto y'amabati yo muri gereza. Yongeyeho ati bansabye kurara mu icumbi ry'abakozi, bansezeranya ko nzafashwa kubona uwo twashakanye bukeye ku wa 2 tariki 5 Ukwakira. Uyu mugore avuga ko iminota mike kugeza saa 11 z'umugoroba barinzi ba gereza bombi bari bamwakiriye, bagarutse bagakingira urugi rw'inzu yari arimo imbere bakoresheje intebe. Ati umwe muri bo yaramfasha nkubita hasi, nyuma yabo yanunze imbunda ambwira ko aranyica nindamuka ninyutse kuvuza induru. Uyu mugore avuga ko barinzi bombi basimburanye kumusambanya ku gahato. Aba bombi bahise bagenda nyuma yo gukora icyo cyaha. Uyu mugore avuga ko yari arira muri icyo cyumba. Ati mu gitondo nahise njya kureba umurinzi w'umugore muri iyo gereza, mubwira uko byagenze. Yanjyanye ku bayobozi bakuru be bamenyesha uko binafashwe ku ngufu. Nyuma yaho nagiye mu bitaro byo mu mujyi wa Sega kwivuza.
nk'uko bivugwa n'uyu wahohotewe yoherejwe mu bitaro bya Tika Level 5 Hospital arasuzumwa. Nyuma yaho yagiye kuri sitasiyo ya polisi ya Tika aho yatanze raporo yo gufatwa ku ngufu, ikirego OB akarongo 81 akarongo 12 akarongo 10 akarongo 2021 yatanze cyakiriwe ku wa 12 Ukwakira. Urupapuro rw'umurwayi rwujurijwe mu bitaro bya Tika Level 5 Hospital ku kuba uwahohotewe yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina n'abacungagereza bombi. Raporo y'ubuvuzi yemeje ko uyu mugore yafashwe ku ngufu. Ku wa kabiri tariki ya 12 Ukwakira, umuyobozi wa polisi mu gace ka Tika West Daniel Kinyua yemeye The Standard kumwe mu bacungagereza ukekwaho gusambanya uyu mugore yatawe muri yombi. Kinyua yagize ati turimo gukora iperereza ku birego bishinjwa umurinzi wa gereza mukuru na mugenzi we. Yongeye ati ntabwo tuzakingira ikibazo ukekwaho wese nibaramuka bahamwe n'iki cyaha. Umugabo washakanye n'uyu mugore ntabwo yigeze agira icyo atangaza kuri ibi bintu. Koze mukomeze kudushyigikira mutanze like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.